iwanyu barakubwira ati ese wa mwana we ko wanze gukora ibintu ibi ugasanga umwanya wawe hafi wa yose urahuta kuri bya bintu nyamara bya bintu nta kantu karimo nta kintu byo kwinjiriza yego wagerageza no kuganiriza boss bawe ati wapi ntago ndi mention ariko podcast z'abakobwa nyinshi barazibona sibyo Yago TV show mu televiziyo yose akitwa TV show uri kubyumva nta muntu ushaka kuza bati nuza cyangwa se bla bla media bla bla biki bikareke gukope ninde washishuye video aba director bacu bakosa bara nyine tugira umuco wo gukope ese kubera iki tudakopera guteza imbere ibihangano byacu koko nibyo ese ibintu nk'ibyo ni iki Pazo wari watera blague nawe ubwawe ukisetsa bya hatari yego wari wasetsa umuntu akaguseka bikakubangamira yego Melissa muri Gens yaratubangamira wingu bamwita Nyarwaya Innocent Yago Pondati mujene yigeze kuba inshuti yanjye mujene utagiva kwizima mujene kutagira ku byo yifuza nyine bigora bikamugora andi yumva yanarwana. Yes, nizere ko bameze neza cyane, nizere ko ibintu byose ari sawa cyane kuri Ngoga TV show. Twizere ko gahunda zose murimo gukora zirimo kugenda neza cyane. Umunsi ku munsi tuba tugomba kuganira vibe nyinshi cyane. Mwabibonye ko uyu munsi turi kumwe na superstar, turi kumwe na Pazo Man. Pazo Man. Shaka kunyita superstar nzabure n'uburenga. Ntabwo nge ndi superstar man. Kimwe no mu bintu okay mwakoze kunyakira ariko rabizi ngiye bitandaza ku ntego kimwe no mu bintu nsigaye mpunga mu buzima bwanjye nuko umustar kubera iki subihunga kandi ari ingwara byinshi tunaganira oya ngiye ku umustar honestly ku umustar biri mu bintu byankomerekeje oya Pazo tumye twinjiramo neza cyane reka maze nkikaze nizere ko tujye kugira na show nziza cyane kandi abantu no muri comment bagiye bagenda batangemo ibitekerezo reka duheraho ngaho utumye nyine ubwo mpindura ibyanjye marapanze ariko nta kibazo nubundi byose no kuganira gute noneho wisanze ku umustar byaragukomerekeje ku umustar muri showbiz nyarwanda naga ari nyinyi bivuga benshi bivuga no munsi wengogoro cyari kugacanuka nta muntu muratangira gukompeta ku isoko uracyari aho nyine uri kubyumva uri sungiye uzajya muri ibaze ko none se ukanywereke ubungubu usureba content wikorera hano nusi nubwo zitaragira ahantu kure wifuza nta muntu ujye usanga nyine asa nk'abikopera cyangwa se kangahe urakoze cyane rero mu Rwanda ni urugero nk'ubungubu kare nahoze ndeba interviews za Roskana abantu ngo bamushinje ngo kuba umutinganyi ngaho ngarapfubura ndira video ngo 155 utabashije gukora ngo ni gute ngo wayigeraho uri kubyumva my god rero ngewe n'impamvu aka kanya usigaye ntumira muri interview wankundira tukaganira ku bintu biri kujya mbere mu gihugu yego keganire kuko byose mama ifite yo nosiyo cyane cyane showbiz kuko nyihoramo icyo nicyo kintu ndatahunga ngenda byibuka tutarajya mu bintu byinshi ndabizuraza kubimbaza ariko ntarabyibagirwa ngenda byibuka by the time ngewe na Mavide twarekeraga gukora career ya comedy hari ibintu byinshi narebye nabaza kubera iki why did I waste my time nagaruka wasting time kuko hari izina byaguhaye ariko se kubera iki iyo nza kumenya ko ari kubizagena cyangwa se araha bigarukira nta bitarenga ahantu wifuza ko bigera nari kuzabireka niho hahandi utangira kurwara depression kubyumva kuko ibyo yifuza ntabwo uri kubibona niho hahandi nyine abantu baguca intege of course buri hari man ubizi ko ibintu byawe bikora neza ugenda neza nkuko nyine ugasanga ari abantu bana barimo baragoye rero nagutera je naje gusanga Imana ni binyifashiriza cyo koza kuri iyi si nibonera icyo nshaka yo maronko nkibakira umuryango nkabyara abana bakabaho ubustar Imana izabwiwe kuko nababaye abastar hari abantu bagarukiye oya already bamaze kuba umustar kubera ko hari abantu benshi bagukurikira cyase bakuna n'ibyo ukora by the way nibyo wagiye ukora cyane cyane muri comedy stand up nyine comedy uburyo nyine watangiye kuko abantu benshi niho bakumenyewe na Mavide n'ubundi ujye ubikomozaho neza cyane so biragoye rero kuri ubu ngubu ko wakwibagirana cyane amavideo yawe arahari aracyagaragara bacyaniyongera viewership ziracyanaza ubundi kugira ngo ufate umwanzuro w'ikintu watangije kikugoye kandi ugifitemo impano n'imbaraga n'ubushake how comes byaje gute kugira ngo uvuge ngo reka menshyizemo pause cyangwa se mbireke burundu stand up comedy yo ngoga nago ndi bukubeshye urabizi yaba ngewe yaba na Mavide umwakiriye hano this the same thing yakubwira twebwe twabonye ibintu dukora tubizi tubishoboye n'abantu babidukundira rero ikintu cyaje kubaho
twaje gusanga bya bintu platform bifite nago yes ni platform nziza ariko nyine bikaba bivuga ko ahantu ari kugwa platform wo kagira ibintu bindi wikorera mu byukuri nago twari turi kubona nago twari ibyo bintu byari biri kudutunga nkatwe kandi abo dukorera birimo kubatunga bikubyumva kandi gahunda ihari ni ukugwa platform ukora iyo platform biragoye kuyibona turimo turakura abantu barakubona mu ishusho tarimo iwanyu barakuga ati ese wa mwana we ko wanze gukora ibintu ugasanga umwanya wawe hafi yose urahuta kuri bya bintu nyamara bya bintu nakantu karimo nta kintu byo kwinjiriza yego wagerageza no kuganiriza boss bawe ati wapi ibintu ntago twabibasha ngo kubishyura bingana gutya cyangwa se kugereranya gutyo kandi wareba nyamara mu mibare kuko imibare nagibeshya kabona ibintu birimo kona business ni minarani ibyo bintu rero ni ubwa mbere ngiye mvuze ibintu hano kuri televiziyo yawe mani niyo mpamvu natanye nkubwira ati ishene nagiragiraho nyine wifuza niyo mpamvu tutaje hano kugira ngo dutwike cyangwa se ngo tugire ibintu twangiza naho dukomeretse sibyo kuganira nk'abajene none baziranye ntabwo ngera kubeshya kuri nigange turazi uri kubyumva my guy ibyo bintu rero dutangira kubona noneho ibyo ngibyo turabyirengagije dusigaye dutagetinga platform hataza mutangira kuzamo n'ibintu byitwa icyitwa agasuzuguro kandi mwana ntabwo uzansuzugura ngiye kugaburira sinshobora pe ikintu uhita ukora aho ngaho uhita urekera boss ihene ukareka kugiragira uri kubyumva wowe ukajya kwiragirira ibyawe kandi urabona we still standing man ikintu twabaye almost tugiye kuzuza imyaka 2 tudakora mu kwa gatatu kumwaka gatatu turuzuza imyaka 2 tudakora imyaka 2 mu gihe abandi bari barimo kuzuza hafi ngira ngo imyaka 3 imyaka 3 ubu bafite imyaka 3 twe twacelebratinze 2 years ibime yabaye imyaka 3 bagiye celebratinga 4 years rero nagaru kubeshya cyangwa se iki barahari bakunze kubivuga nabo barabyivugira tubwa ntara ni platform pe naga ari platform ihemba abanyarwenya so nuko no career wise ya comedy ngiye unyemerere mbigushire mu ishusho irambuye nta kibazo rwose mu comedy wa mbere mu gihugu dufite ni Arthur Nkusi yego Arthur Nkusi international stages yakubise mu buzima bwawe wabuze koko nk'umunyamakuru ni zingahe sunda byibuka uragerageza umfashe yari performance muri Uganda sinzi n'ibindi bihugu byonyine yaragiyemo ariko na international stage tuzi ya danje yakomye ku buryo wabona reka na rutura umunyarwenyi wari wese wavuye mu Rwanda usibye nuza Mike Sengazi w'umurundi wagiye mu Faransa yego niwe wenyine twebwe rero target yacu yari yo ku breaking borders tukajya beyond twarabikoze twagiye Uganda Mavidan Pazo twaperforminze kuri stage ya Nseko Buseko tukira bamwe mwari mufite n'indi mpano buri dasanzwe yuko muze n'ikintu kijyanye n'ururimi yaba icyongereza yaba noneho n'ikigande yego rero twarebeye hamwe turavuga se ibi bintu umukomedi wa mbere mu gihugu ugerageje kuba wadanje inzozi z'abari gukora kuri radio Rutura yagiye kuri Kiss FM ava hasizeho Rusine Muhinde Abani radio rero oya video umuretse ko yagiyeyo mbere yuko abantu wadanje okay kuko buri amavideo yize mass communication rero kujya hariya nibyo yize nyine karakazi yakabonye ndetse na stand up comedy tukitangira nagari stand up comedy yakamuhesheje nibyo yize ukareba ukavuga ati mwana mu gihe kizaza radio ihembaye amafaranga yego ari abantu benshi bitunze biranarenze ariko none biterwa na radio ukora rero ukavuga se radio koko nicyo niyo ndizo ntego zanjye zo kuva mu myaka intuve imyaka 20 yenda se niba na promoting mu kwakazi nzaba ndi kuri living na gute ugasanga ntago bihura n'inzozi zawe cyangwa se iki bita ukora rero na bya bintu byose bikubiye hamwe tuvuga ati I don't belong here aha nuko ko niyo bari bankeneye bazamamagara kuko batadukeneye rero ntago turahamagarwa ariko aka kanya Mavidan Pazo video nziza itarigeze kipfa na kimwe ni umuvandimwe wanjye uriya ufite amafaranga yawe barakunze ati yawe turaguperforming yacu turaguperformingira kabisa noneho ukoze hasi ubinsobanuriraho neza maze buri kintu cyose ushaka no kuvuga ngo maginga yangaya niba mbashije gusobanukirwa neza bivuze ngo Farimelis aramutse afashe telefone akaguhamagara we n'amavidi akakubwira ati ndabashaka ngo muze no kuvuga ngo nago mwagenda mugiye ibyo twananiranyweho bikuzuzwa byumvikane neza ubwo bivuze ngo mwamufitanye contract noneho yanditse kuko buriya reka nkubwiza ukuri kimwe no mu bintu natinya kuvuga right now n'umwana we wari wese wo muri la platform nyemereye sinze kumentioning amazina ko hari igihe bidukora n'umwana wari wese uba kuri la platform pretty sure ntago ari ukubeshya abanyarwanda sino guharabika niba ari umwana ugira ko bimwe mu bintu byatuvanyemo hari na contract waba gufite nyine hari
bivuze ngo n'itayi uramutse witwaye nabi cyangwa se ari bitakugendekeye neza kariya yawe yarangiye ibyo bintu birashinga barumviza ukuri nk'umunyarwanda ibyo bintu ntabwo nta contract ufite nta rugendo ubona rujya imbere nyine cyangwa se ngo uri gutera imbere mu bintu so why would you be there my brother? That's so sad. Yeah. Puzzle. Yes. Kuba wari ufite iyo mpano n'ibyo bintu nabikunda ukaba umaze igihe n'iyo myaka 2 uvuze wenda tutarimo no kubona n'amashow yanyu kandi ari ibintu bikubamo mu mutima wawe yego wowe noneho mu mutima wawe ntabwo ujya urwara nabyo kumva ko ushaka kugira ibintu ukora urugendo rw'imyaka tugiye kuzuza 2 ntakora ni urugendo rutanyoroheye byo nkubwira ati nyine narabyicujije kuba ibintu byanjye bitaragenze nkuko nabipangaga kuko buriya nta kintu cyanshimishe mu buzima bwanjye kuba njye n'amavide twarakoze stages zirenga 50 nta nimwe ifailing ni ibintu bitanyoroheye rero ku already kuzuza imyaka 2 mudakora ibintu mwakundaga ntago nakubeshya ko nge byaneye no gutekereza nabi no gusubira inyuma mu mitekerereze kujya aho ngaho ukavuga se niba ari byo nari nshoboye nakundaga narashyizeho umubiri wanjye n'imutekerezo n'umutima byose bizagenda bita ariko kubera Imana nyine buriya Imana agira kugena mu munsi ndacyari umusoro uhagaze Imana providing nyine inzira zo kubaho kuri ngewe ndetse n'umuryango wanjye turaza kugira tubigarukaho cyane waje no kugira gutya winjira mu muziki simbizi ngo muziki rero uzoandira uretse gatoya icyo nshaka kugarukaho yego umuntu burya atangira business cyangwa se agashinga business akazanamo abakozi kugira ngo bakore nabo bahembwe bona amafaranga yego niba umuntu avuze ati reka nkuha amahirwe nka Puzzle nkwereke isi yose kumenye nawe utangire uhera aho ngaho ushaka ubuzima yego gute utabyaza umusaruro ayo mahirwe uhawe ayo mahirwe twabyaje umusaruro kuko ndakeka ko mu gihe twamaze dukora iyo platform twakuriyetinze YouTube channel yari itangiye kuzamuka nubwo contents nazo zahagaze kwa ko man twese turi muri shuguri ari ibintu musaba byo ngombwa ko mubihagarika kubera ko nyine mwese muri mu bintu byanyu bigiye bitandukanye already twabonye platform twabonye amazina ayo mazina umunsi n'uyu munsi yadutunze mane ntabwo ngende bujye kukubeshya aka kanya niba nshobora kuba najya muri career yo kumanaging abahanzi nuko ari connections nagize ntabwo nazigize ko ni Puzzle man bitewe na background yanjye ahubwo naho hantu narindi hari cyo byamfashije kugira ahantu nzajya nkomanga bamfungurire uno munsi abantu bose bategura ibitaramo bo mu Rwanda turaziranye of course most of them ahantu hose nakomanga mfite umuhanzi uri gucuruza neza no hanze mwagira n'ibiganiro yabona akazi aho ngaho rero nanjye niho ndira uri kubyumva urumva cya platform ikintu yamari izina ryanjye n'ibintu nubwo babona kenshi nk'ubu man sinyifuza umuntu uzongera kunyanduriza izina niyo mpamvu akenshi hari ibintu uzajya umbaza nko muri iki kiganiro simbi gusubiza ariko nkagira tuntu nyirengeye na nkwereka aho dukiye kuko abantu man nge nta kintu cyanangaje nko kubona ugerageza kuba wifitiye akazina akabona protecting kakiri gatoya wagira na just n'ikibazo n'umuntu ukumva kukubitseho ibintu rero ngubu niba ari ikintu nashyizeho na measures kabisa umuntu tuzongera kugirana ikibazo nkabona ari kuvuga izina ryanjye ahantu bizaba ikibazo gikomeye ko numva zizabutoye bongeye guteza ikindi kibazo aho oya nawe akavuga ngo zabiranduringa gute oya turi mu gihugu gifite amategeko turi mu gihugu kigendera ku mirongo ngenderwaho ubwo rero iyo ugerageje kwinjirira umuntu mu buryo bihandoringwa Yatabanze tuve muri ibyo ngibyo muri gahunda navuga ngo ni za comedy n'ibikipazo kuri ubu ngubu maze iminsi nta mashow yawe turimo kubona wenda hirya no hino mu ntara nkuko nyine wajya gubikora ushyirimo muri wenda Genesis Comedy ese no kubera ko nabyo utigeze ubiha umwanya cyangwa no kubera ko nyine iyi platform wakoreshaga cyane abantu batakirimo kukubona ngo bakugirire ikibazo iyo platform irakomeye ni nayo haduhaga amasoko mu gihe utakiriho of course amasoko aragabanuka bivuze iki ufite gushaka ibindi bintu ukora bikubeshaho bikwinjiriza ibyo nibyo ndimo rero okay abafana barashaka Mavid and Puzzle kandi mu bintu byose turimo gukora muri iki gihe turimo turabikorera abakunzi bacu cyangwa se bakunda ibintu dukora mwebwe noneho murabatekereza bafana rero bafana rero mwebwe ijya muri comment za buri hantu hose tugira Instagrams tugira TikToks tugira YouTubes niyo YouTube yewe twasizeho imitungo yacu ariko itari mu maboko yacu izo performance zacu genda wandikeho ati Mavid na Puzzle turabashaka ahantu tuzaza tuba performingire tuzashigushaka tuba performingire
ubundi bafana tubaperformingire koko ati ntabwo yashize ibintu twakoraga hariya n'ibindi twabitse n'ubwo tugifite byanditse hano twaperformingira abantu rero cyose ntabwo ari ikibazo cyacu ngiye rero ngoga ntabwo ndi bikubeshye man system ya entertainment mu Rwanda nyine system ya entertainment mu Rwanda ubwo ndavuga imiziki urwenya n'ibindi bihanga system ya art iri lund man iri lund byatari aka kanya umuhanzi mwiza udafite amafaranga agakorera promotion n'indirimbo aho na video nziza ndetse na audio nziza ibihangano bye azasigara hari uri kubyumva ntago turi supportive nugeze ahagera turamurwanya uri kubyumva ibyo bintu rero mu gihe bitazashira muzajya mugenda mubona ibintu byinshi bigenda bigwa hasi nkuko natwe twaguye uragenda unyibutsa mu tuntu twiza cyane ugatuma ngira naho mbona aho gukomereza kubera iki abanyarwanda icyo kintu gisa nkaho cyagiye kigaragara ubona biterwa n'iki kuba tudafite supportive ngiye nakuriye mu gihugu cya Uganda Uganda ni igihugu kiri supportive byatari hahandi n'urugero kangurugero Fik Fameke ejo bundi yakoze igitaramo nta muhanzi n'umwe utaragaragaye n'abaririmbye bose nta wishyuje ibyo bintu mu Rwanda ntago bihaba umuntu wabikoze wenyine ni yago nawe kandi arabamukoshoni uri kubyumva hahandi ukora n'ikintu cyiza ugasanga abantu bari kukivuga nabi ntago ndabona umuntu wakoze ikintu cyiza muri Uganda ngo bivuge ngiye ni kuvuga abona baje kugira nyine cyangwa se n'ahandi tugenda tureba ku mpande zose rero abanyarwanda sinzi ikibazo dufite ko nanjye ntago najya kukivuga kuko nanjye ubwanjye no munsi wa none iyo ndi umufana wawe nibigira ukuntu bigenda neza ntago najya guplaying indirimbo yawe ni umunyarwanda uri kubyumva rero iyo system mu gihe gihari ngoga ndakubwiza ukuri yuko bazahora babirwaniramo ubuzagumisha umutwe hejuru ni uzatsinda none se Pazo muri ibi bintu warumaze kuvuga warumaze kugarukaho yaba ino industry nyine iri yagutse mu buryo bwose twebwe noneho reka twirebeho nk'abanyarwanda twebwe turasaba iki kugira ngo tuve ku rwego turiho tugere ku rwego urumva hashize imyaka isa nkaho reka mvuge ngo 30 hari ibihenda igihugu cyaciyemo hari aho tumaze kuva hari naho tumaze kugera ariko ibigaragara binakomeye ahantu twavuye niho hari hakomeye cyane ubu ngubu hari ibintu birimo bigenda byoroha byatuma nyine tugira ibintu byihuse noneho kurushaho kubera nyine iterambere uburyo tubonamo ibyo bikoresho ndetse n'imana zikaguka kuki dusa nkaho tukirimo kudindira kandi aribwo dufite amahirwe yo kuba twatera imbere n'iki kibura ikibazo kiri muri twebwe ntago dushyikirana ntago dukundana ibyo bintu bibiri ni ingenzi cyane kugira mu iterambere ry'ibintu gushyigikirana no gukundana ngurugero rworoshye abamizisi bacu ngiye kugwa umurongo unyumve neza n'ubibara nawe urasanga ari byo ko niko nge nabibonye umuhanzi mukuru mu Rwanda dufite tureka ibyo birirwa bavuga hano hanze Bruce Melody niyo muhanzi useringa umuziki wa mbere mu Rwanda ibyo bintu turabyemeranyaho niba utabyemeranyaho bimbwire ngo ga umbwire ni urimo sofa ubu ngubu ni urimo gukora ni urimo ku nibyo bitaramo na promotion n'ibintu byose akora ubona ko ari ugerageza niwe muhanzi niwe ndankinga nk'umuhanzi wa mbere useringa umuziki nyarwanda uri kubyumva umuhanzi Bruce Melody kubera iki no munsi niba ari we muntu wa mbere useringa umuziki nyarwanda tutamubona za London akubita mu performance tutamubona za Nigeria akubita ama performance agiye gupromoting umuziki we iyo agiye performingira abanyarwanda mu gihe Diamond Platnumz ayitegura harasho muri London igakubita ukuzura agiye guperformingira abanyamahanga ndetse n'abanyagihugu biwe batuye baba diaspora tuze kwigira iki kuri ba Diamond rero gushyigikirana kubera iki aba TikTokers bo mu Rwanda n'aba promoters bo mu Rwanda nimwe mu promoting imiziki ya hano uno munsi mu TikTok wo mu Rwanda urajya kuri TikTok ukabara icyumweru nge ni ibintu ngiye mbora ndeba kuko nge mu bintu uno munsi wa none binunze no gukurikirana amakuru y'imbuga zose kumenya aho menera nyine nibyo nikorera ibyo binunze kabisa uragenda icyumweru cyose ugasanga ari gukora indirimbo z'aba Nigeria ari gukora indirimbo y'umunyarwanda wamwishyuye yes ni nabyo kugira ngo babishyire kugira ngo mukore promotion ariko so mu Nigeria wakwishyuye ninde ako kantu noneho misimba neza aba TikTokers ba General Benda ba Jojo babita bande ndabibagiye mani benshi babyina ba Divine ba Titi Brown bande imiziki we dufata ukwezi kose mukora imiziki nyarwanda ibyo imiziki y'abanyamahanga nayo irakeneye ariko se kubera iki imiziki y'abanyamahanga kurusha y'abanyarwanda ari barimo gukora badahembwa mudahembwa kandi bagasaba amafaranga umuhanzi nk'ubu ngira abahanzi banjye nkaza kukubwira ati dukorere promotion wowe gahita unshi 500 uri kubyumva kandi urimo urakorera Omale utakuzi kamukorera ku buntu
uri kubyumva icyo kintu muri mwebwe abantu bagerageje kubyina ndakeka ari nk'abakobwa ba Sadi Vibes Divine Uwa Batiti Brown uri kubyumva uzi impamvu namwe mutagera kure nuko mutigeze mwibrandinga nka mu promoting imiziki yanyu uno munsi ni aba promoters ni mu promoting imiziki y'abanyarwanda ikagera kure niko namwe aba promoters uzazamuka abanyamahanga nibaza hano bazaza kubareba nk'ubuka ng'urugero bien hari indirimbo nigeze kubona yakoranye n'umunyamahanga ntaramenye neza arayibonye ejo kuko nago yigeze ijya viral cyane ariko nagiye kubona muna bamwita nde Colors bamwita Colors wa undi ubyina ariko yibyina mama bivuze ngo bien niwe waje kumwapproaching ubwo ati we nakubonye ubyina ahantu ukora muri ino ndirimbo none se pazo urukuva aba dancers ukuntu batandukanye Titi Brown ni indirimbo y'umunyamahanga ya Dandi cyangwa General Benda cyangwa Nuza Jojo Breezy bari babyinamo shakiretse ejo bundi muri BK Arena babo bamuko muri BK Arena why not a dancer in a video yego aba TikTokers ni mu promoting iyo muziki aba promoters ni mu promoting iyo muziki umuziki uzagera kure kugera kure wowe promoting nawe uragerayo none se pazo muratuma nekereza ibindi bintu byinshi cyane bitekereza tubivugeho ikiganiro cyafata no satani ibintu abantu nta kibazo uri muratuma nekereza ibindi bintu turimo turasanga aho turimo kubashinza ko ntabwo arimo kugaragaza urukundo mu muziki nyarwanda kandi bafite impano zo kubyina ntabwo arimo gufata umwanya wabo ngo bapromoting indirimbo z'abanyarwanda for free kandi niko kazi kabatunzeho abo bantu bazabaho gute pazo ntabwo tuvuze ngo for free kankwereke ngiye kuguha urugero aka kanya urabyemera neza ko nihe ndirimbo ziri gutraininga right now dufite Morera fakuba nisindiye dufite mazi ya nyanja aba TikTokers bose niko bakoze izo ndirimbo happy abazikoze se bose nuko bishyuwe I don't know the answer is no uri kubyumva ndi umu TikToker ko nakoze repete barayinyishiriye cyangwa se undi wari wese rero mu gihe izo hari indirimbo ubona nubwo batakwishyuye ariko ahantu igeze yibuza wowe uruhare rwawe rurakenewe uri kubyumva yego ubwo n'ubundi ntabwo bazayikwishyura ubwo ni ihe ndirimbo igaragaza ko uruhare rw'umuntu rukenewe indirimbo nka repete indirimbo yitwa Morera indirimbo twese turi kumva mu matwi yacu ziri kujya hanze iyo ndirimbo koko niba iri kujya mu gutwi kwawe batarayikwishyuriye ngo uyipromotinge ukabona yageze kure why not utashyira mu ruhare rwawe uno munsi wa none mu Rwanda tugira igikorwa bita umuganda rusange ese abantu bose niko bakitabira ese nuko kitaba kiraba ese nuko igihugu cyacu kidasa neza kitsa neza ariko bifite aho bagarushye bivuze ngo iyo umuganda wundi ugiye kugera hari ahantu basa nabi cyane nyamara iyo mwese muza mugakora wa muganda ntabwo hari kuba hameze gutyo uri kumva ikintu nshaka gushyira hamwe bikora ibintu biramba kandi bigera kure nacyo Nuza His Excellence ahora atubwira gushyira hamwe bikora ibikorwa bizahora ibikorwa byose His Excellence amaze gukorera igihugu cy'u Rwanda ibikorwa byose His Excellence ubwenge bwe ibiki byose yashyize mu kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere hari imyaka runaka His Excellence azaba atakiri muri ubu buzima kuko nta muntu ubaho iteka ryose uri kubyumva ese ibyo bikorwa ntabwo tuzasigara tukibifite biramba kandi bigera kure gushyira hamwe Pazo urakoze cyane turimo turabiganiramo neza ndumva naryoye kuganira buriya n'umuntu uzi kuganira biraryoha n'ibibazo biba byinshi cyane kabisa twinjiye mu muziki wenda hakiri kare twari kwinjiramo ariko n'ubundi byose nta kibazo byose ni entertainment ikiganiro turavanga twari turi ku bantu b'ababyinnyi cyangwa aba promoters bagomba gupromotinga abantu yaba muziki yaba regani n'izo stand up hari n'abantu badupostinga n'amaradiyo atwemerere yemerera abahanzi bagire access ku ma emails yabo asukora indirimbo ayiguhereza imwe playing kuri radio simple n'ubundi amaradiyo turabizi ko yinjiriza mu kwamamaza kw'abantu niyo sako yo kwinjiza ya radio ikomeye uri kubyumva yego hari abahanzi benshi bari big mutishyuza kugira ngo mu promotingira imiziki why not these young ones uri kubyumva kugira ngo umuntu ukiri indirimbo yawe kuri radio bimwe byahoze ngo wajyana agasede ngo kayijugunya muri dustbin kubera iki bisaba ko ngiye ngo indirimbo ntuyiplayinge kandi nayigwaye wanayibonye ari na nziza why not by the way nge nashimira Kiss FM ndashimira Power FM ndashimira nandi maradiyo agerageza gupromotinga imiziki nyarwanda kuko ayo ngayo nge niyo numva yego byiza cyane
tugaruke gato kuri bano ba promoters cyane cyane bakora kuri TikTok cyangwa bagomba kuzamura indirimbo runaka niba bagaragaje ko bafite impano yo kuba nyine ba promotinga ibyo bihangano okay banamaze gupromotinga izahandi ntihari bunabahembe kandi hano barashaka amafaranga yego bo baraza kwitwara gute tuvuge wenda urwo rukundo barweretse barugaragaje hari indirimbo zasohotse mu TikTok arapostinze bwa mbere wenda Bruce Melody yasohoye indirimbo Roskana yasohoye indirimbo arabikoze nejo buri nta muntu yishyuza azakomeza muri ubwo buzima bizagenda gute kugira ngo nawe atangire kurya kuri aya mafaranga kubera impano ye uzi impamvu ngiye nkubwira ngo ntabwo ibyo bintu bishoboka ko ashobora kubaho nta mafaranga yinjiza aka kanya umuhanzi mukuru cyangwa se ufite amafaranga abenshi ntabwo ari bose hari amafaranga bagenera promotion ubu ni ngewe nkora cyane n'abanyamuziki umuziki ukenerwa production kugira ngo ukore umuziki mwiza production nziza ubwo nituvuga production turavuga audio na video production ugakenera wenda nk'aka media tour kujya muri media kumenyesha abantu ko wasohoye igihangano ugakenera na promotion ariko niba ari ibintu by'ingenzi bya mbere bibiri ni production na promotion uriko byumva ibyo by'ingenzi ku muziki buri muhanzi rero bitewe n'amikoro yiwe yagiye gusohora indirimbo agena budget ya production na promotion uri kubyumva ariko hano ikigaragara biracyari hasi ntago bikiri hasi naga ari kuvuga ngo biri hasi cyane reka abahanzi benshi hano hanze Bruce Melody The Ben Kevin Kade uretse mu bintu bifi binini nyine yego aba kuri season naga ari bifi binini ba Element ba Kevin Kade ba uri nyiri Molela Roskana ba Kenisol hari budget bagenera promotion uko yabingana kose cyangwa se niyo friendship bafitanye n'aba promoter uri kubyumva so abo bantu banini rero naje kumenya amakuru katari nabo bishyura amafaranga menshi ya promotion ahubwo bana bakizamuka nibo bigira bashyiramo amafaranga menshi sometimes ugasanga ikindi kintu noneho kibaho cy'uburozi cyane muri promotion dore ni iki ngiki dufite abajene bacu bitwa aba diaspora bakunda kuba abastari kabisa aba Diego it's okay bagira amafaranga badutamo turabakunda cyane abenshi banaririmba hano hanze ntabwo nakubeshya ko batabazi kwandika indirimbo n'uburyo ki wenda bakaba bashoboye nko kuririmba abonzi bazi kuririmba ni bakeya nk'umujene bita Mulix bigeze gukorana na Miss Shisi indirimbo na yampano bita tuzabana yakoze n'izindi ndirimbo nyinshi cyane uramujene niwe muntu nyine nshora umwe n'abandi ba Golden Juve baraperi bande bashoboye nyine kuririmba banakunda ibintu man ariko ni wese ufite ifaranga buri ifaranga ntacyo ridakora bazakubeye ufite ifaranga wese bura aba diaspora ikintu cya mbere umuntu wari wese nako kwisinagara aba diaspora buri muntu wese bayumva yaba umustar niyo mpamvu bumva bana abantu hanze buri wese aje gukoresha telefone utuvideo twatunazo buri wese ari gucuranga nyine kuba umustar bari yabo noneho kuko bazi ko bisaba amafaranga cyangwa se bo barashora urago umustar bisaba igishoro cyangwa umwanya wo kwiyandagaza uri kubyumva rero iyo zo mvune zina amafaranga abajene bashyiramo amafaranga tuvuge niba sohoye indirimbo akaba yafata budget n'ibihumbi 5 $5 ubwo ni miliyoni 6 zirenga z'amanyarwanda umutiktoka fata 500 nundi fata 500 ba TikTok nka 10 nabanga bo bahaye 500 agiye ku radio gutyo televiziyo gutyo iki aba bantu rero nibo bari gutwikira ibintu byacu ubwo na wa muhanzi uri hasi ari azaza avuga ati barunaka batanga 100 ngaye wozanye twa 200 twawe urumva abantu bipfira bizahita birimita baba TikTok abandi bashakaga kugira gute bashaka kongera kuzamuka nabo bashaka igiciro nk'icyo wenda baka Bruce Melody ufite amafaranga abari nacyo wenda baka umuntu kizamuka yego nibisazi rero iyi system nta kintu twayikora ariko byibuza hari ibintu twakiga nyine twabiganira kuko niba dufite umuntu twifuza nuko dutera imbere uno munsi wa none mu Rwanda niho hantu honyine uri kubona ukabona ibintu nyine bifite aho bigarukiye niba ari we muhanzi wa mbere kubera icyo atari kuri platforms abandi bahanzi ba mbere mu bihugu byabo bariho uri kubyumva yego icyo kintu n'ikintu nengeye kugarukaho nkubaza ni wenda tuturebe hamwe ibintu bikirimo kugenda bituzitiramo gake ndetse n'ibyo twakora kugira ngo turusheho nk'ubu nka Bruce Melody inama namugira promotion y'imiziki ye igihera mu Rwanda the more we stream your music the more we promote your music the more bigera kuri uzajya kujya kwishakira muri Tanzania na Uganda East Africa West Africa na North Africa kugenda kugira muri Asia na hehe hano waraharangije reka umwana apfira mwiterura reka tuvuge ngo
kandi ijya kurisha ihera ku rugo. Reka tuvuge ngo abanyarwanda turimo turagerageza gukora umuziki. By the way, n'abanyarwanda natwe turimo turawukunda. Hari wenda n'urwego tumaze kugera hano mu Rwanda. Reka tuvuge ngo turaba star tubyemere, aho uciye barakuzi, urajya ahantu muri Genesis Comedy n'urugero wavuga ngo nisinda ya buri munsi kumva arimo arayumva. Ni iki kintu noneho twarebeye hamwe ko abanyarwanda turimo turacyaburamo ikintu kijyanye no gufashanya kugira ngo gusapotingana kugira ngo tugere kure. Katwizere ko ibyo twabirenze. Puzzle turimo turabura iki noneho ngo tujye ku ruhando mpuzamahanga. Abantu bareke umva wenda yivuze ngo mu Rwanda ugerageje kuvuga aravuga ati Meddy akavuga Ben akavuga Melody. Nikiriza ko aribo abantu bari imbere wenda bavuga aho ngaho. Harabura iki kugira ngo twumve bavuga abahanzi bagera nko mu 10 b'abanyarwanda. Abahanzi bari big nidukurikira yanzira yo gushyira hamwe. Abahanzi bari big promotion y'igihugu, promotion yabo ikabikorwa n'abanyagihugu cyane cyane. Kaguha urugero muri Kenya tugirayo umuhanzi bita Bien Soul. Yego. Bien niwe muhanzi akakanya ushaka kwica, niwe muhanzi wa mbere ubanye neza n'aba promoters n'aba influencers. He's the good guy. Yeah. Ni naho Bruce Melody yabyigiye. Kuza gahura n'aba influencers icyagiye. Ntabwo tubeshya. Yego gahita batamo. Akahita batamo. Muri abanyarwanda ari ikintu tarabamenyaho kandi nge nabonye abanyarwanda bagira umuco wo gukopera. Ariko iyo ari mwiza buri ikintu cyose kopera ikiza nta kibazo. Usibye imiyoborere yacu. Imiyoborere government yacu nshimira ni ebana natwe dukoperaho. Uri kubyumva? Uretse gato. Aho nta kibazo bazo. Aho nta kibazo ikopera ikintu kiza nari. Usibye imiyoborere yacu ngewe ntavuga ati nta handi bayikopera ku Rwanda ni rumwe mu bihugu byirwanyeho bikivana mu icura burindi uyu munsi ukaturi mu bihugu biteye imbere ku isi from zero to hero. Uri kubyumva my guy. Ariko ibindi bintu byose turakopera. Ninde washishuye indirimbo? Ninde w'ibyo content ureba nk'ubu kangurugiro abakobwa bitangiriye ngo this and that podcast ejo bitabona ngabitwa abangaba ngo nago ndi mu mentioning ariko podcast z'abakobwa nyinshi barazibona sibyo Yago TV show mu televiziyo yose akitwa TV show uri kubyumva nta muntu ushaka kuza ngo ati nuza cyangwa se bla bla media bla bla biki bikareke gukope. Ninde washishuye video aba director bacu bakosa bara nyine tugira umuco wo gukope ese kubera iki tudakopera guteza imbere ibihangano byacu kandi ari byo bintu bigaragara ko nyine ari gukopera ikintu cyiza. Ndaguha urugero ngewe ndi umwe mu bantu baba muri Big Talent Entertainment ya Eddy Kenzo kuva mfite imyaka 12. Umazemo igihe nashaka kuza kubyinjiramo nkubaza n'uburyo uramujene uzatorwa muri BET Award kuntu byagenze. Ntabwo icyo gihe habagaho ngo ntose yari umustar kurusha abande ibaze ko wa mustar witwa AKA wapfuye muri South Africa yagiye aherekeje Eddy Kenzo kuzana BET Award naho yari ari mu bantu bari kwihatanira yari nominated agiye namuherekeje kujya kuzana award. Kubera iki rero uko interacting n'abantu bawe nibwo bavuga ati nyamuneka munkorere ibi bintu. Abantu bane musanzwe mubanye neza witwara neza ku bantu bawe ntabwo bazanga kubigukorera. Twakoze iki rero twagiraga team group ya WhatsApp yabagamo abantu 5,000 by that time 2014 twakira Pupeti man 14 hanyuma atuga ati nyamuneka dukora amanama ndabyuka icyo gihe twaraye amajoro turara kuri Big Talent House. Ashobora kubangira ngo ari wakuye noneho na kariyeri yo kwinjira mu muziki. Imiziki mani nayihoze mama nge nkunda umuziki ikintu cyananiye no kuyikora ariko ikintu nabonye cyo ngiye kubera nyine igihe mbimazemo umuntu namugira inama namwereka inzira twajya muri studio niba ko ufite art compositions kuba kuko nge ndi creative man nema nabaye umunyarwenya ndi creative amagambo y'iki vocabularies nize neza nta kibazo nyine nda helping umuhanzi namufasha kabisa yego kubera kubikuriramo nyine icyo gihe rero ndabyibuka twagendaga tukagira ute tugatora bakaguha link ukirwa nkunge nshobora kwangira nka emails 50 kubera iki icyo gihe nyine waramaraga gutora email imwe yabaraga ijwi rimwe ubwo email 50 mu bantu 5,000 uri kubyuka ukuntu bangana uko dikenje abonye BET Award byungije byatewe ejo bundi bari Grammy Awards akakanya by the way mugene mutore element muri Grammy Award ari nominated Tom Biri nominated Bruce Melody ari nominated yandirimbo yakoze Anyirigisumu they are nominated turicaye turirwa dukomentinga comments zo gutuka abantu duhendura creating account nkaho mwagiye mugatora abahanzi bayo ngo batsindire Grammys itahi Kigali bagiye gutangira bavuge ngo
nayo usanga inkuru aba ngo Element ngo yagiye muri Grammy aka kantu ndaza kugakatinga nta muntu urabivuga na Element sinzi okay ka checking niba yabishyizeho ninjoro nabaye nkibibona mu na post maze iminsi ngahe mbona Element nta namwe ya post aho ngaho hari ikibazo cyo kudakoresha imbuga nkoranyambaga ze ko kugira ngo yipromote oya nuko neglije back in days Eddy Kenzo yagiye gufata award muri Ethiopia awards zikomeye mani ziziraho n'amafaranga yaramamagara ambaza ati se mani Bruce Melody gataje hano ukuntu nahise mubwira ntabwo ati nibaze nahise checking nsanga umujene ari mu gihugu uriko dore Element man story ye yejo yari imwe n'uyu munsi ni imwe ntagara na posting ati ndi nominated nyamuneka mugira ute mu ntore aho ngaho urumva ni ikibazo cyo muri kwifotoza nyine abanyarwanda ikibazo cyanyu murashaka kuba abastar ntabwo mushaka kuba abastar ya international batanakora nimukarye amafaranga ya hano ngo mwumva hagije uyu munsi winjiza amadolari kurushaho winjiza amafaranga byadushimye oya ikindi kintu nabonye puzzle umuntu wenda ajya Uganda ukajya Tanzania wakora show nk'ebyiri ubona abantu cyo dutegereje kureba nujya nko muri Nigeria abantu bazaba bakwereka urukundo n'ibambiki kugira ngo uhera uvuga uti nibura umuziki wanjye hari urwego rumwe urimo kuva arimo burana Element ntekereza ko ntago abantu benshi banamuzi no ku muziki bamuzi nyine nka muziki production nicyo kintu bamuziho cyane ubona ko wenda yazamwinera kandi noneho nawe muri iyi minsi arimo aratwereka ko yahitangiye kugira bate kwinjira mu muziki cyane kurusha ese ubundi ubwo nibizatuma ibyo yakoraga neza biryamira ibyo bindi yinjiyemo paza uzi se ikintu kiba muri ibyo ngibyo iyo bigitangira ntago ubibona tangira kubibona noneho na bya bindi wagiye mu bitangiye kukunanira ibyo nari ndi kubwira nk'ubwo hahandi wambazaga narindi iyo nza kuhagera nkahaguma nihanganira buri kimwe bya bintu bikagwa hasi ntari kugwana nabyo uri kumva ikibazo ahantu kiba kiri you are somewhere ntago uri comfortable nta nubwo uri settle down uri kujarajara ibyo ngibyo ujarajayemo cyane ushyiramo effort biramutse bifailing ni ikibazo gikomeye uyu munsi Grammy itati Kigali Bruce Melody na Element nimwe ndi kubwira si shema kuri mwebwe si shema ku gihugu cyane nta Grammy tugira Kigali habe na BET hari BET tugira hari numwe na wana nominated izo nzira zirahari Grammys ira consideringa bara postinga bakavuga ati muduhe indirimbo ziri considered Grammy ntago izaza gutega amatwi ngo abanyarwanda bakoze iyi muziki wapi ahubwo twebwe abahanzi twe tuzagiramo uruhare ubandikira email bagati yewe nitwa Element indirimbo yanjye ni yitombe Element wajya bikora muri considerations nayishyizemo iyo bayikunze iba nominated bahita baza bakareba ukuntu iri kugenda ukuntu yakunzwe views ifite mu gihugu se byifashe bite nyine bareba ibintu byose instruments uburyohe bwayo ntabwo ari ngo ni ikintu gitwika gusa wapi nge ndashaka kubona umuhanzi w'umunyarwanda arimo gukora igitaramo nko mu gihugu nyine cya danje ibyo bintu rero byose nibadashyira hamwe ngo ngubu byaroroshye ba wicaye Kigali uka-applyinga muri Grammys cyangwa se handi hose uka-applyinga n'akazi cyangwa amashuri ukoresheje telefone yawe kubera iki mutabikora mugira kuri ayo masoko muyagereho ayo niyo azabaheje performance za danje nk'ugiye hari producers benshi nzi batakiba mu bihugu byabo producer bita Madebeat ari legit producer bita Astain wakoreraga Eddy Kenzo yari personal producer ari gukora muri studio yiwe uyu munsi kubera ko ibikorwa bye bigera kure afite n'umuhanzi wabashe kugeza ibintu bye kure ntaga accessinga kuba muri Uganda isoko rye rirahana ari nyine uri kubyumva kugera kure nibyo dushaka Pazo urakoze cyane ugiye bisobanura ku muziki twagiye tunabiganiramo cyane reka twinjiremo neza ku kwikanga uvuye cyane reka rero ukoresha ijambo wenda kuvamo kuko wenda cyarimo anytime wakongera ugasubira mu kazi wakongera ugakora nkuko bitubwiye na message avuga ati ngewe sho itaha ndabashaka katugirana agakontera keza mbatemo muze mukoresha ugakora ntago n'ubundi birarega ntago wabivamo ko ni ibintu biba bikurimo mu mutima ntaho wabihungira niyo wabivamo tugize gutya twisanga umunyarwenya agiye noneho mu muziki agiye kumanaginga abahanzi watubwiye ko wagiye bikuramo bana ba Eddy Kenzo 2014 so noneho connection wagize yo guhura na yamana nkahuje gute byaje gute ukimara kumujoininga ni leta fari ushize ku muziki we starting from the scratch umuhanzi witwa Chris Atamuzi ndamuzi turi hano mu jeune twakuranye nyine dusangiye childhood imwe twese twize muri Uganda muri umuna we twigaga no gutu kigo kimwe mukuru we twigaga muri quartier imwe muri Uganda nawe yiga handi ariko twese turi muri Uganda twarakuranye twakinanye by'abana unaririmba neza rwose uririmba neza rero ndabyibuka rimwe hari habaye birthday wabo ubwo nahuye n'umuhungu bita Yampano cyo gihe nta n'umuntu wari wakamumenye kabisa
icyo gihe nta muntu wari wakamumenya, ntabwo ari umusitari. Tumenyanye, The Guy acuranga gitari neza, aririmba indirimbo nziza, nyine twabaye connected. Last year mu kwa 10 tugakomeza nyine tuvugana, yasohoye indirimbo My Link ndagasunitse, kuko njyewe ntago nakubeshya, ndumwe mu bantu bashobora gufata link y'umuntu cyangwa se igihangano icyo cyose, nkagerageza uburyo nshoboye nyine mu mbaraga na connections nifitiye kikaba cyageraho kigera. Uri kubyumva? Ubwo rero akazajya amereza izo links, ibiki imiziki ni myiza, ni umuhanzi mwiza. Mu kwezi kwa 10 rero nibwo twaje gukorana, kuko ndabyibuka namusanze ahantu, arambwira se mani ko wasohoye indirimbo nziza ngaba ntakubona, ndaheruka no kuma link n'ibikiranga ati mwana rero ngewe ntabwo byoroshye, nta telefone ubu nifitiye kabisa. Umuhanzi kabisa. Arambwira ati nta telefone nifitiye, ibintu bimeze nabi. Abantu ubaye Nyamirambo, twese turabanyamirambo mani, dushobora gukora ibintu byari byose tugakoresha telefone yanjye, nari ibintu bigakunda. Umujene nuko twatangiye gukorana, imbuga ze zose muri phone yanjye, each and everything muri phone yanjye ari hagikurikiranira, nanjye ngashyiramo efforts zanjye. Man shani ntabwo nakubeshyira umujene social naramucuruje pe, naramucuruje, twanakoranye neza. Ko ndibuka mwatangiye kujya mukora amashow mu weekend mu tubari hehe na hehe. Rero dukorana gutyo, turakomezanya kugeza igihe bye cyageze tugira ibintu tutumvikanaho, ikoranire yacu yahagarara. Yego, ako kantu rero, ako kantu sorejeho niko kabi cyane, niko kabi, ariko nyine ni kubera iki hano mu Rwanda abenshi batangira na projet yamara kujya ku murongo, yamara kuryoha, abantu benshi bakunda gukoresha iryo jambo ngo hari ibyo tutumvikanyeho. Ibyo bintu biba ari ibihe, kubera iki abantu benshi bakoresha iryo jambo? Njyewe reka according to my experience, njye mbona akenshi bahanze mu Rwanda ikintu akenshi gikunda gushwanisha abantu n'ubusambo. Ubusambo cyane cyane, nanjye nibyo byambayeho. Abanyinjira amafaranga, kandi amafaranga agiye kuza twese dufitiye akamaro, turamutse tuyagabanya uko twabyumvikanye, nta n'umwe uhomba, ahubwo kuko wikunze cyane utangiye no kubona izina rya Danje, nyine wumva nyine nta kintu nkimaze, cyangwa se unyine ugagerageza kandi ukibagiza nyine ibintu byabanje mbere. Mu by'ukuri ntabwo ndi kubeshya mani, ntabwo kuri case y'ura muhanzi we ntabwo ndibuze kukabya cyangwa se ngo ngire ntego. Yavuye avuga ibintu byinshi ngaho ngo nashatse gushyira hanze amashusho ye rukoza soni, by the way nari nize kubivuga, ariko this is your platform kandi you my brother, nemere kuvuga, nakubwiye ngo buri kintu cyose hano nakiyavuga. Ashangiye kunshinja ibintu n'ibindi bikiza cy'iki gihugu, mu gihugu kigendera ku mategeko. Ariko byumva nta na call yo kuri RIB nigeze nakira, ninge wijyanye kuri RIB navuga ati nyamuneka umuntu ari kunshyiraho ibintu nibi ngiyi telefone yanjye, ngiyi pe ayo mashusho ari niba ari na machine nyibazanire mu tracking each and everything. Baranga ati nta kibazo, bacheckinga phone yanjye ni vira y'amahoro, kuko ngewe nzi amategeko mani, kandi buriya nk'umujene ubukirwanaho ufite famille yanjye ndeberera, mama wanjye nagize amahirwe, ababyeyi banjye abavandimwe banjye bose baracyariho, baracyanyeneye. Ntago ari ngombwa ngo njye gushyira ababyeyi banjye mu bibazo birirwa bankurikirana ngo nakoze amakosa. Umujene wese ni nama nakugira, ugomba kwirinda ibyaha. Yego, kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Rero nuko byagenze, ariko mu bintu giye twapfuye ntago ntinya kubivuga, hari harimo ayo mafaranga nyine imyumvukanire yacu kubigenda bijyanye n'inyinjirize yacu, bitewe n'uburyo mwacuruje n'uburyo twacuruje. Ikindi cya kabiri navuga ko ari discipline, ntago ntinya kubivuga. Ntago ari ubwa mbere, ntago ari ugaharabika umuhanzi wanyu, kuko ntago ari ubwa mbere ari igihe muri discipline cases. Ndinde rero ko atazinzanaho aramutse cyokoze ngiye nacyo nakubwira cyo, ndi mu abantu bose twakoranye kandi tunaziranye, ndi mu bantu babasha kwihangana aramutse kugeza no kuri ya point yanyu. Ariko ubwo nyine yumvuza atayigeva ubwo babirangiye byaba nase kukundi n'ukuntu ngana n'ingano kutagaragaza ibibazo. Anyway reka ko tukihorere. Aramutse akubwiye ati ibintu byose byabayeho cyangwa se amakosa yose yabayeho kuri ubu, ndagira ngo twongere dusubire muri game. I'm open. Ubwo rero nekereze ko byamana niba hari utubazo twabayemo, ibintu nyine n'ibyanye bavugaga byo gusupportinga, byo gushyira hamwe n'urukundo. Njyewe reka nkubwize ukuri, njye ntago ngiye kukubeshya. Uramujene na contract twari dufitanye, yari brotherhood contract, kwinjija ayo mafaranga nyine trust. Ego mu mudafite trust, niba n'ijuru 500 cyo kwibiye icyatanu. Ariko wowe utangiye kujya winjiza udufaranga, urajya kwidiringira utudiri ku ruhande, kandi umuhanzi agomba kuguma mu rugo akajya kuririmba muri studio, akavaza kuryama akajya kuririmba mu managinga. Ibyo bintu ntago ari ugomba kubyigiramo. Rero iyo tangiye kubyigiramo ni handi wumva ukajya kubona ngo kuri stati y'umuntu runaka
uri kubyubona ndabyibuka mu minsi ya nyuma dushwana nagiye kumva numva ngo umuhanzi ngo yamana ngo avuye mu kabari gatari icupa ry'amarura si umujene katanywa amarura bigenze bite ntago turi kumwe ese byagenze ngo urumva ngo arakazi nanagiyemo wakagiyemo utambwiye nitwa ngo ni manager wawe nubwo yabiye akayose na ni manager twakoranaga iki sera. Okay, icyo dushaka twebwe so people by the way n'abantu baba bagomba kuba clear ngewe reka ngwize ukuri ngewe umuntu ashaka kuza hano kuko buri wese hano muri social media arigura umuntu wenyine narinzi ntabwo ndi mentioning umuntu narinzi utajya wigura cyangwa se utajya upfa kubeshya yari umwe ahubwo aho yambeshye nanjye nkabibona ukirebera ibintu gutyo ukabona umuntu ari kukubeshya nahise ngira ubwoba navuga ati umujene wanjye niba yambeshyera abandi bo byagenda gutyo rero nge ntabwo mbabyitayeho pe ariko ngira kubwiza ukuri nkagwa na facts kuko mba nzifite ikintu cyose niba ari ikintu naje gusanga muri isi ukeneye amakuru ibimenyetso ariko ni nayo rogo bura yacu amakuru cyambere na wese yagufatira so icyo twifuza nk'abanyarwanda cyangwa se abantu bakunda umuziki mu rusange ubundi tugomba gusapotingana cyangwa se turi muri industry dushyire hamwe dusapotingane ibindi byose bizagenda neza cyane pazo kuri ubu ngubu nawe ufite urimo kumanaginga shangiye bura rero ntabwo ndi manager byadanje ikintu mfungura cyo koza abahanzi bacu abenshi ikintu bashoboye cyane ni impano zabo nyine izo mpano zabo rero ntabwo babasha kuzishyira ku murongo ngo yimenyere tuvuge niba ari umuhanzi uri guseringa avuga ati ejo bundi nzamfite akazi tubinde niba afite tuzi nk'ubu ngiye hariye twakoranaga n'uramujene twavugaga dufite kuririmba ahantu habiri icyarimwe kandi amasaha akaba yenda guhura akaba ari umuhanzi ajyaho saa sita z'ijoro saa 8 bafunga muri weekend uri kubyumva cyangwa se saa 7 kuko byibuze byajya kugera saa 8 indirimbo ze zose zarangiye cyangwa se kajyaho saa 6 akavaho saa 7 n'igice bagakomeza amasaha yo gufunga abantu bagiye bava mu kabari gake uri kubyumva tukaba dufite kuririmba ahantu habiri ibyo bintu ntago ari umuhanzi uri bubikore ntibazakubeshya umuhanzi uzaguza ari managinga wo ngo uzamwegeze biragoye umuhanzi agomba kugira personal promoter agomba kugira personal manager personal assistant umuhanzi uri gucuruza abagomba kugira team nini cyane ubundi igiye kureba nko mu bihugu byateye imbere umuhanzi we abameze nk'iki abameze nk'umwana w'uruhinja we ibintu byose barabikora bakamubwira tuzajya kuririmba hangana kandi naho wagenda ukagenda nyine bagutwaye urumva so ubwo ngubwo rero nibyo ngibyo pazo tugenda turugana ku musozo mu kanya gato urumva ikibazo ariko ntabwo nagisubiza umuhanzi turi gukorana bya hafi muri no minsi n'umuntu bita Chris twahoze dukorana ndakeka ko man yasohoye indirimbo ejo bundi igiye kumara amezi 2 naringiye mutema ramujene kuva kera nubwo yari muri management ya Muyoboke Decent ariko amasezerano yaje kurangira niko ariko kuva icyo gihe yatangiye gukora career ya music twarahoranye wayo yongeraga ariko ko wagira umuziki mwiza mugene murebe indirimbo ze tubone ku mafaranga mwaga byaramwe no minsi iri imbere kwategura ibikorwa byiza ibintu bihangana kongeye tubona amashoka kabisa indirimbo nziza cyane z'urukundo ngaye ngo dusoza kuri no ngingo pazo uramutse ubifite mu nshingano uri nka minister wenda industry muri rusange reka bamwe kumvuga nibihe bintu washyiramo imbaraga kugira ngo itafari ryawe rigaragare nyine kuri umuyobozi sinzi wenda uruhare government y'u Rwanda igira muri entertainment industry kuko ntago nakobeshya bambona abahanzi ibintu byinshi biyo birwanira nabyo okay cyo koza baduhaye platforms badufungura n'ahantu hose umuhanzi yemerewe kuretinga akaba yategura show akaba yakora iki njye ariko mbaye umuyobozi w'ibyo bintu ikintu nashyiramo imbaraga cyane no kugeza umuziki nyarwanda kuri ibyo bintu byose nababwiraga nabishyira mu bikorwa ibyo rero bisaba iki impamvu ubuyobozi bwacu uyu munsi bumeze neza n'abaturage bazima mu Rwanda dufite no ubuyobozi n'abaturage byegeranye bagashyira hamwe nanjye rero w'umuyobozi nakegera abo bantu aba TikTok bose turi kurenga muri iki kiganiro abo ba promoter abo bahanzi nkabahuriza ahantu hamwe kandi aho hantu twahurira ibyo twakigaho byava mu murongo ufatizo wateza imbere umuhanzi ku giti cye wateza imbere umupromoter TikToker influencer n'igihugu muri rusange twagiye twibanda cyane ku banyiri ibikorwa cyangwa se ku bafite ibyo bakora ariko twirengagije abantu bita abafana bakunda yaba sinema muri rusange umuziki twagaragaje bimwe mu bintu nyine twebwe abakora icyo gikorwa bagomba gukora abafana suzi ibyo bintu byose nibitera imbere ni hano uzasanga umufana Bruce Melody ajya kuririmba muri Amerika akamuherekeza nk'umufana kuki kipe uretse gato kubera iki kipe y'Amavubi ijya gukina muri Nigeria umunyarwanda agatega indege akajya nk'umufana why not umufana w'umuziki ibyo byose gushyira hamwe gutera imbere tukisangayo twese cyo twumva ati umunyamakuru ngo Gahive Gahima yagiye muri Amerika aherekeje
nk'umufana uherekeje Bruce Melody kuririmba ku itike yanjye ku itike yawe nta kuvuga ngo yanegeye cyangwa se ari ibyo nshinzwe nyine umuhanzi akaba umufana nawe akaba motivated gute nzaba motivated n'umuhanzi mfana atari motivated ibyo ndabyumva none se nta kintu umufana wasabwa kugira ngo nyine agaragaze urukundo cyangwa se umufana ikintu asabwa dore ni iki ngiki isoko ry'abanyamuziki riba kuri internet wowe indirimbo ahantu iri yumve kandi yumve ikunze bikorana urukundo wumve ati indirimbo ni yanjye ni y'igihugu ni y'umuhanzi wo mu gihugu mvukamo uyumve koko uyihate uko uyihata imibare yawe niko igira agaciro hariya ku ma streams bigere kuri tube benshi njye nawe nitubikora n'abandi bizagira kuri n'icyo umusana asabwa nidutegura event mugura amatike y'abahanzi mugene mu bashyigikire murye show nta kintu umufana basaba ibyo nibyo by'ingenzi kabisa ibindi biza nyuma ubwo ngubwo nyine abantu babyumvishe kuri Ngoga TV show bagomba kugenda neza cyane tugiranye ikiganiro cyiza cyane nanjye nagikunda ebana Pazo yes twagiye mu bintu bisereye kuva tugitangira show twigire mu tuntu dusanzwe turi aho ngaho ubundi ibintu bita urukundo buriya ujya inshuti nabyo shamana yanjye we kwagira ngo ndakwibukije cyangwa nuramuvugisha bavuze byinshi ariko ukomye ubu ngubu ugiye kungira hamba mu buzima bwanjye nabo ndi umusore ukunda aba n'umusazi cyane pe ishusho yawe iyo wakunze ukuntu umeze niyo shabro urukundo ni rwiza urukundo ni byose urukundo ni igisobanuro cya buri kimwe cyose kuri iyi si niyo mpamvu ibintu byose twavugaga twamenshoneraga mu rukundo urukundo n'ukunda umuntu nibyo bizatuma mushyira hamwe n'ijambo ry'Imana riravuga kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ariko iyo bije no ku rukundo rw'umutima ukunda umukobwa ndi umuntu ukunda cyane ku buryo bikunda no kumumeretsa njyewe ubu ngubu ikintu nagutangariza ni uko nafashe umwanya wanjye wihariye wo kuba mbipozinze ariko ubwo nyine hari ibyo wabonye mu biriya bitagendaga neza urumva umuntu utari mu rukundo aba ari ikintu aba ari kubura bikumva ari ikintu umuntu utari mu rukundo mu buzima bwe ari ikintu aba ari kubura kuko kugira ngo wowe wuzure umuntu wujuje imyaka yo kuba yajya mu rukundo iyo utarurimo hari ibintu uri kubura ibyo bintu reka kuba mbibura birambangamiye nyamuneka mw'abakobwa nyamuneka mugire tugire reka tubitegereze turebe ariko wa mugani wawe se urukundo ni rwiza niyo mpamvu ubona hano hanze imiryango isenya yega benshi bakabashungera bakabatera amabuye ariko burangiye ntago ndigira ndya ku bantu basenye ngo mfate uruhande rwo gusenya cyangwa se ngo mbashungere mbavuge nabi njyewe mba numva abantu bashyira hamwe kugira ngo basenye ibyo ni parts of life ni buzima nyine umunsi birakunda ejo bikanga ubwo nyine nuko bimeze ariko inkondo z'iyi minsi ibyo byaragora ntabwo byoroshye ni business surwumwe ubwo nyine ntabwo byoroshye ni business ariko nyamuneka ibyo mwakigira byose impamvu mvuga ko urukundo ari rwiza no munsi ntabwo turi ku isi kugira ngo wowe ukore ibi byose twihiringa ejo uzaba ufite umuryango umugore abana niba koko utari babandi bajya bavuga abo ngabo rero nibigenda gutyo abana bawe urukundo uzabaha ni ugukurira mu muryango mwiza ushyira hamwe papa na mama bari ahantu hamwe iyo ibyo bigereho ugomba gukora ugateganyiriza umuryango wawe umugore araje umwana araje babayeho neza ntago baryana ntago mukennye Imana ikabarinda ubukene niyo mpamvu ati Imana uzabahe kurambana uzabarinda ubukene uri kubyumva kuko umuryango wubaka none n'akantu uri kubyumva ariko urukundo cyane ubwo ni ibyo ngibyo twifuza njye nanjye ku giti cyanjye cyangwa se nk'abakunzi ba Ngoga TV show twifurije kuzagira urugo rwiza Imana izamu urugo rwiza kuko nyuma byiyumvamo I feel it like never umuhasira bigomba gukunda Pazo ngiye kwereka amafoto uzajya ubwira aba bantu ngiye kwereka uzajya ubavugaho amagambo abiri ugira ibintu bifuriza ibintu bifuriza bana wenda avuga ngo ibyo bifuriza wowe wumva ushaka twagiye uyu muntu yitwa nde Mavi therapist my brother big up on yourself and hose uri uteye imbere Imana ikurinde ikwagurire inzozi zawe ibyo wifuza byose umuntu mwiza cyane Imana Mavi is a good guy kind person namuvuga ibintu byinshi kiganiro tugakora nk'icyo twakoze he's my guy more blessings my brother thank you so much nagize ngo uyu nguyu bamwita Nyarwaya Innocent Yago Pondati mujene yigeze kuba inshuti yanjye mujene utajya uva kwizima mujene kutagira ku byo yifuza nyine bigora bikamugora andi yumva yanarwana kabisa mujene man
winspiring abantu benshi umujene uririmba neza ntabwo ntinya kubivuga ndi gukora indirimbo yitwa najana ni kwiguprendera bita kwimahoroniza Mariza yanjye n'umujene uririmba neza ukunda umuziki kuva namumenya besides ibintu mwamumenyeho ukunda umuziki umujene nyine ufitiye impact ku gihugu cyacu ndetse no ku rubyiruko at large. Nakoze ikiganiro hano muvugaho ibintu byiza yakoze muri ino industry nyarwanda. Byiza gusa ikindi mukomeze murebe album yitwa Yago Life 2 yitwa Yago Life 2 indirimbo nkundaho ni indirimbo yitwa indirimbo ari kumwe na Syntax why you got me soka mbi. Let's go. Bamwita papa Patrick Rusine bazina wanjye umunyarwenya mwiza umunyamakuru mwiza ibyo bintu muzi ibyo ngibyo ni umupapa icyo kintu cya mbere mwubahira aranyispiringa ko turitiranwa ni umuntu mwiza kandi murakora bimwe turaziranye mu buzima businzwe ni umuntu mwiza cyane ni umuntu wari wese nyine big up on yourself Rusine Patrick. Okay, let's go. Bamwita Fari Merci na Asian Boss de umuntu wafunguye isoko bigari kurwenya akaba akomeje no guhesha akazi abantu benshi. Big up on yourself Imana ikwaguriye muri byose. Twagiye yungu bamwita Rumi Rwagaje one of my guys content yungu iri show iyo argifatiye my nigga I know Rumi yawe hose. Big up on yourself, keep doing what you're doing. Imana ikwaguriye muri byose. Blessings my brother na bya bindi ugaruke tubikore kangahe iba mwita uwo rizagwira Florier boy from Nyamasheke umuririmbyi mwiza cyane uririmba indirimbo nziza zimwe muzo nge nikundira cyane pe hari indirimbo nyinshi agira nkunda ni indirimbo ye yitwa Si byanjye ni indirimbo ntago nayikundiye kubera story yayo ariko yansanze in that current situation ariko iyo ndirimbo mani umujene wayicuranze bita compressor niba yarayikoreye ibiki nkunda instruments zayo na vocals nyese cyangwa compositions zayo kurusha message ya bro ni indirimbo numva day to day. Big up on yourself ya mano wa boy ahantu uzi hose Imana igwezagire muri byose ukora. Urakoze cyane reka dusereze kuri Yego nawe nzajya nkubaza ikibazo uvuge yego cyangwa oya ibyo nzajya nkubaza ni ibibazo bisanzwe bakunzi baba bashaka kumenya ese wa mugari koko ni ibintu nk'ibyo ni iki Pazo wari watera blague nawe ubwawe ukisetsa bya hatari wari wasetsa umuntu akaguseka bikakubangamira Melissa muri Gens yaratubangamira wari wibaho sukari yo mu rugo bro basha esa byoroshye wari wakunda umukobwa akakubwira ukabibwira ababyeyi bawe bombi ababyeyi banjye nta mukobwa bazi twigeze dukundana ako papa wanjye baba bazi ko papa niwe muntu wanjye ukurikirana bya hatari ariko mama we naravuga ati umukobwa nzakwereka nuwo nyine nuwo azaba ari uwajije mu rugo abandi bose bazanye bazi ko ari inshuti zanjye mu buzima bwawe ujya ugira akantu ko kwicuza hari ibintu nicuza mu buzima bwanjye yego ukunda gushyuha cyane mu bintu bya hatari bitari n'ibyawe kuko abantu benshi twakoranye murabizi ariko ntago bizongera kubera iki bitazongera umuntu bizangira ko uzamenye ko ngo ari umuvandimwe wanjye cyangwa twasangiye life experience nyine mfite nzi ko yafite yagize ikimarira mu buzima bwanjye niwe muntu uzongera kubikorera ariko mu gihe not my brother bloody kali or sister cyangwa se tutarasangiye experience ziza mu buzima umva naje gusanga bro turi gusaza kandi tuvunikira abantu badashima ntago bizongera twakomeje. Wari wakwitaho umukobwa mukundana nta nubwo ndatuka umukobwa kuva naba igitsina gore sindigira nibyo biruninya mu buzima kuko bari abantu bameze nk'Imana mani igitsina gore bameze nk'Imana bafasha Imana kurema umukobwa umugore niwe wikorera indamezi 9 nubwo ari we wayimuteye ndabubaha cyane igitsina gore nta nubwo ndatuka umukobwa natutse naze muri comment bivuga ntago bibaho my brother. Wari wabwira umukobwa kubera urwenyo kara kumukunda biri seriye byanyabyo ariko bakabifata nyine nka brag cyane mani baba we yego ntago bizi je nigeze kubwira umukobwa for almost 1 year mani kugeye n'ukuri kw'Imana urumva guri gukina ubwo nyine wihangana Pazo wari wangohora umugi wapi
urakoze cyane ndakabashimira cyane kuri Ngoga TV show Pazo ndagushimiye cyane ko tugiranye ikiganiro cyiza cyane hano ni mu rugo uzagiza tuganire twigire show nziza cyane ndazikeka abantu nashidikanya ko ikiganiro bazagikunda kubera ibyo twagandiye Imana ikwagurire nakoze kutwakira nishimiye kwicara kuri Ngoga TV show big up on yourself Imana ibagurire ibahe views aba subscribers guys kabisa thank you so much dushimira cyane Pekije wamunye dora tumwifuriza umugore abantu bose dukoranye hano babaza washatse mvuraga ko yarye wenyine aga ikibazo cye ngo hapi ngo aracyari muto okay niba yanze gushaka umugore nari baza amafaranga agiye kuyaduha okay tugende ubwa dutema urakoze cyane